Yesu ashimwe, Yesu nashimwe. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba chano yacu ab'Imana bera. Imana ibaha imigisha kandi Imana yongere ibiyereke ize yivange mu byanyu. Imana ishimwe rero, nongeye kubasuhuza kandi mbashimira yuko mwagiye mukanda subscribe kuri chano yacu ab'Imana bera. Imana ibaha imigisha. Nongeye rero kubasuhuza cyane kandi mbifuriza ishya n'ihirwe uyu munsi, kandi reka mbifurize pasika nziza nubwo nayo yarangiye, ariko abantu ntifurije pasika nziza, mwese mbifurije pasika nziza. Hanyuma rero amazina ni yayandi, ni Nduwimana Jean Claude. Ushobora kuduhamagara kuri 0782234200, hanyuma ugatanga ibitekerezo cyangwa comment yawe. Uyu munsi rero twabazaniye ijambo ry'Imana, kandi mu by'ukuri turashaka ko abantu bakizwa bagakiranuka, bakavana ibishimwa mu bigawa, bagakora ibyiza bishimwa n'Imana, bakazabona ubugingo. Byaba bibabaje warumvishe ngo Imana ibaho itanga ijuru ariko ukaribura n'Imana ntikwishimire. Ni byiza rero yuko wagira ute, ni byiza yuko waharanira gukorera Imana, ukavana ibishimwa mu bigawa, ugakora ibyiza bishimwa n'Imana, ukazabona ubugingo. Imana ishimwe. Hanyuma rero nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, kandi mbifuriza amahoro y'Imana abane namwe. Nshuti bakunzi ba chano yacu ab'Imana bera TV rero, reka mbanze mbasengere, reka suze abari mu bihugu byo hirya no hino ku isi, abasaza, abagabo, abasore, abakecuru, abana, ababyeyi, reka mbasuhuze cyane mbifuriza ishya n'ihirwe kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Reka rero dusenge ubundi mbabwire ivugabutumwa twabazaniye. Imana ishimwe cyane. Imana turagushimiye, turaguhimbaje, uri Uwiteka ryo zina ryawe. Reka wongere urengere ababyeyi bose, urengere abagabo, urengere abakobwa, urengere abasore, urengere abana bato, kandi urengere abantu bose b'ingeri zitandukanye. Reka urengere ibihugu byo hirya no hino ku isi, kandi reka natwe uturengere, kandi imigisha yawe itubonekeho. Muri aya mavugabutumwa y'ijambo ryawe rero, ngaho bana natwe udufashe kandi udushyigikire. Byatsi Imana nizera izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Imana ishimwe rero, nongeye kubashimira kandi nongeye kubasuhuza. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'abami ba kabiri, ibice 4, umurongo wa mbere. Turasoma tugeze ku murongo w'8, twumve uko havuga mu izina rya Yesu. Haravuze ngo bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramubaza ati, none se nkugirire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo. Iri jambo ritindeho, kereka agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati, genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe, ukinge utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Nuko amusiga aho, yinjirana n'abana be mu nzu, arakinga. Bamuzanira ibyo bintu, asukamo twa duherezo tw'utuvuta. Haleluya. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu we ati, ongera unzanire ikindi kibindi. Nawe aramusubiza ati, nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuzura. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana, aramubwira ati nawe uti. Reka dukomeze dusome mu izina rya Yesu. Nuko amusiga aho. Twari tugeze ku murongo wa 7. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana, aramubwira. Nawe ati,
genda ugurishe ayo mavuta wishyure umwenda wawe, asigara agutungane n'abana bawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hanyuma umurongo w'8 uvuze ngo iki? Ngo bukeye Elisa arahaguruka ajya Ishunemu, hariyo umugore w'umukire, aramuhata ngo ajye iwe gufungura. Nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajyagayo gufungura. Bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati mbonye ko uyu mugabo ahora atunyuraho ari umuntu wera w'Imana. None ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu, tumushyiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko cy'amatabaza, maze uko azajya aza kudusura ajye acumbikayo. Umurongo wa 11, hariho ubwo yaje kumucumbikira muri ako kumba araryamamo. Imana ishimwe. Elisa nubwo agiriye neza uyu mugore wari urimo umwenda, nawe Imana yamugiriye neza. Imana imugiriye neza ite? Ijambo ry'Imana ryatangiye ritubwira yuko uyu mugore yararembejwe n'umwenda, kandi uyu mugore ngo umugabo we yari yarapfuye. Ariko ngo nubwo yari yarapfuye, uyu mugore yasanze umukozi w'Imana Elisa, aramuga ngo muntu w'Imana Elisa, dore umugabo wanjye yari umugaragu wawe, ariko none dore yarapfuye, kandi yapfuye ari mu mwenda, ariko uyu mwenda yari arimo none umwishyuza uwo awurimo aje kutwishyuza. Haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Iratubwiye ngo Elisa abwira uyu mugore ngo mbese afite iki ngo ahereho. Imana iri kukubaza ngo ufite iki, nayo ihereho. Hanyuma Elisa arangije aravuga ngo uyu mudamu aramusubiza ngo mfite uduherezo tw'utuvuta dukeya. Hanyuma Elisa aramubwira ngo nafata abana be ndetse nawe agende binjire mu nzu, ariko babanze batire ibibindi, batira ibintu byose. Uyu munsi Imana iragusaba gutira. Uyu munsi Imana irakubwira ngo tangira muri utwo dukeya ufite, widupinga uko tungana kose. Imana iri mu kazi. Imana irashaka gutubura bike wari ufite. Imana irashaka kukwishyurira amadene ikoresheje kuri dukeya. Wowe icyo usabwa nta kindi. Imana ivuganye nawe ngo iki? Irakubwiye ngo genda ufate bya bindi byose utire. Hanyuma kubwo kwizera Imana yavuganye nawe ngo iki? Yabwiye uriya mugore ngo nagende ngo asukanuzemo twa tuvuta. Ngo arasukanuza, ngo amaze gusukanuza ngo ibibindi biruzura. Uyu munsi Imana ikuzurize. Wari warabuze amahoro, wari warabuze amahoro mu rugo rwawe, ariko uyu munsi Uwiteka arashaka yuko yakongera kukurihirira idene, akagukuriraho ibintu by'amadeni, akakwishyurira. Yesu ashimwe. Uyu mugore yamaze kwishyura, amaze kuzuza amavuta ibibindi, arangije ngo aragenda asubira ku muntu w'Imana, aramubwira ngo Elisa we, burya bya bibindi byuzuye. Elisa ngo nta kindi yakoze, yabwiye uyu mugore ngo fata ayo mavuta ugende uyagurishe, numara kuyagurisha hanyuma asigara agutungane n'abana bawe. Uyu munsi Imana yashaka ko wishyura amadene. Uyu munsi Imana yashaka yuko muri bya bindi bike ufite bisengere kandi ubikoreremo umugisha. Hanyuma Imana ije kwishyura iki? Amadene. Najya ngo nkubwire ngo Imana ije guhera kuri duke ufite. Najya ngo nkubwire ngo Imana ije gukora mu byawe. Wari warabuze amafaranga, ariko uyu munsi twa duke twawe niwizera Imana iradutubura. Uyu munsi wari warabuze icyerekezo cy'ubuzima, niwizera Imana iraguha icyerekezo. Uyu munsi wararaga mu iteme udafite aho urara, ndabwira ba bandi bo ku mihanda, ariko uyu munsi
uwiteka avuganye nawe ngo iki, niba ufite kwizera aremye inzu nonaha uyu munsi ijambo ryatubwiye ngo iki, ryaturangiye ku imerezo y'amavuta. Icya mbere ni amavuta, barababwiye ngo ikintu cya mbere ni amakuru, ariko ikintu cya mbere ntabwo ari amakuru, ikintu cya mbere ni amavuta. Iyo umaze kugira amavuta utangira ukagira amakuru. Imodokari ntabwo yagenda itarimo esase, imodokari ntiyagenda idafite amavuta, ariko iyo ibi byujuje ibyo ngibyo iratangira ikajya gushakisha amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru. Uyu munsi nari nguzaniye mesaje, nshuti bakunzi ba TV ab'Imana bera, nari nguzaniye mesaje, muri dukeya ufite widupinga witugaya, izere gusa, ejo urabona byinshi. Dukoreremo umugisha. Niba hari umuntu ugusabye umuheho, niba hari umuntu ukwatsa umwambaro umuheho, wikangwa nuko ufite igitenge kimwe, wikangwa nuko ufite bibiri, wikwanga nuko ufite ipataro imwe. Imana irashaka ko ukorera umugisha muri bya bindi bikeya ufite utunze, ubundi nayo igakuba. Yesu ashimwe. Irashaka gukuba. Ese ufite kwizera? Ijambo rivuze ngo iki? Riravuze ngo wagiye kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Wabwira umusozi ngo nutuze kandi wabikora. Wabubwira ngo niwimuke kandi wakwimuka. Wabubwira ngo nutabwe mu nyanja kandi wabikora. Ufite kwizera. Wizeye Imana ko bya bindi bikeya wari ufite nubikoreramo umugisha Imana izagukubira. Ese ufite kwizera? Uyu mukozi w'Imana Elisa yakubishirije umugore w'umupfakazi utagiraga umugabo, aramukubishiriza aya mavuta, utuvuta. Umugore w'umupfakazi yazavuga ko ari utuvuta. Ndagira ngo nkubwire ngo utu tuvuta dukeya bari kukubwira Loreside sha, ndagira ngo nkumenyeshe ngo nuko Imana ishaka twa tundi dukeya ufite. Dufashisha abantu, tugiriremo neza abantu, witugiriramo ubugugu, witugiriramo inda nini. Uyu mugore yaragiye arasukanuza ya mavuta, Imana irayatubura, aruzura ibibindi ngo aragurisha, yishyura amadene, arangije asigaza n'amavuta azajya amutunga n'abana be. Hari igihe ushobora gutunga dukeya nudukoreremo umugisha natwo tukabura, ariko iyo utunze dukeya ukadukoreramo umugisha, ejo hazaza ntawe umenya, Imana igenda igutunga, Imana igenda igukubira. Uyu munsi narinje kukubwira inshingano y'imirimo, narinje kukubwira imirimo. Kandi wibuke twasomye ijambo ry'Imana riri mu Bami ba kabiri ibice 4 umurongo wa mbere. Uyu mugore yishyuye amadene. Uyu munsi Imana ikuzaniye mesaje ikubwira ngo ibyari bikugoye, ibyari bikugose, korera muri twa dukeya ufite. Imana ije kudukuba, Imana iratwongera, nudukoreramo umugisha Imana iragukubira kangahe kanarega, kuko uyu mugore yarakubiwe utuvuta dukeya duhindukamo amavuta menshi cyane. Imana ishema. Uyu mukozi w'Imana rero Elisa nawe ngo yaratembereye, amaze kugenda ngo ageze ahantu bita Ishunemu, ngo yahasanze umugore ngo ndetse n'umugabo we. Ngo uyu mugore n'umugabo we ngo bajyaga bafungurira Elisa buri uko ahanyuze. Ngo noneho umunsi umwe bigira inama, baravuga ngo umukozi w'Imana Elisa ntakabura harara. Haleluya. Mugabo wanjye, uyu mugore agira inama umugabo we, aramubwira ngo mugabo wanjye, reka uyu mukozi w'Imana Elisa tumwubakire inzu hejuru y'inzu yacu, hanyuma tumushyiriremo ameza, tumushyiriremo amatabaza, ageze aharuhukire, buri uko anyuze ahafungurire. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi nakuzaniye password yitwa imirimo. Iyi mirimo yo gufasha abakozi b'Imana, iyi mirimo yo kurengera abantu, iyi mirimo yo kwambika abambaye ubusa, iyi mirimo yo kugaburira abashonje, iyi mirimo yo kugenda ukareba abana bo ku mihanda ukabagaburira, ukabambika, iyi mirimo yo kwita ku mfubyi, ukita ku bapfakazi, niyo Imana igukeneyeho. Hanyuma nukora imirimo, Imana ivuganye nawe kije kugukubira. Yesu ashimwe. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo iki? Yatubwiye ngo uyu mugore n'umugabo we bubakiye Elisa, baramwubakira inzu ngo ubundi buri uko ahanyuze bakajya bamugaburira, bakajya bamutunga, kandi akabigira gute? Akaba hahandi bamwubakiye. Nagira ngo nkumenyeshe ngo uyu munsi nakuzaniye password yitwa imirimo. Ubwo ntuzabura imirimo warageze muri isi y'Imana, ntuzabura imirimo waramenye Imana. Imana yacu itugirire neza. Ese waba ufite igitekerezo cyangwa ikibazo, ushobora kuduhamagara kuri 07823242. Reka rero dusenge, kandi inshuti bakunzi ba channel yacu ab'Imana bera,
neza. Najya ngo mbamenyeshe ngo mukomeze gukanda subscribe unyuze kuri YouTube yawe ukandikamo ijambo Abimana Bera cyangwa Abimana Bera TV, hose ushobora kuhadusanga. Ariko uyu munsi nari nkuzaniye password yitwa imirimo, hanyuma nari nkubwiye ngo ugomba no gukiranuka ugakizwa ku gatoya na kanini, ugakora imirimo ukijijwe, ugakora imirimo wejejwe, ugakora imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana, niko umuririmbyi yavuze. Hanyuma rero reka mbasengere Imana ibagirire neza. Uyu munsi ni imirimo nabigishaga, amahoro y'Imana abane namwe. Mwami turagushimiye kuri mwiza kandi uzabana n'abera. Uyu munsi utwigishe ku bijyanye n'imirimo, kandi imirimo y'abera izibukwa, imirimo yatumye umugore w'Isarafati abona ibyo kurya, imirimo tubonye ko itumye umugore yishyura amadeni yari atunze, iyi mirimo tubonye ko yazuye Dorokasi uwitwaga Tabita, iyi mirimo tubonye ko yatumye Hezekiya yongererwa imyaka yo kubaho. Uyu munsi ni imirimo no gukiranuka, hanyuma gusenga kutagira imirimo kuba gupfuye, kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Niyo mpamvu usengeye buri wese kubera ko umwibukije imirimo, reka yongere agire imirimo kandi agire urukundo nk'urwa mbere, maze uzabane nawe. Urakoze urakabyara, nanjye mbyatse Imana nizera izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen.